kumira nitusha gahinda n'urubaho koko urakomeje ngo mfate isuka ariko se ntabwo ubona ko ubuzima bwahindutse hana yanjye kagenza noneho ndagendesheje ubu ugiye kubyuka umeze nk'ihene y'agasozi wirukanka ujya mu tubari ujya kunywa amayoga Numva urutse se wakoze kimwe gitondo muko kandi ni wowe uje none ninjye unaniwe kandi ari njye wicaye mu rugo ariko abanebwe baragwira shaho abanyamugimura koko mwara agashize ariko gusa ndacyo umunyamugi ko nabaye umunyacyaro abandi twarumye umunyacyaro wowe ibaze gicare habaye umunyacyaro uzi ruri kubibona ko n'umunyacyaro imvura yagwa yatumanirika tugeze pfiye umva ahubwo reka nze njye kukuzanira hari ibintu ndabwira ariko hari ikigori nzanira sheshanje hekenya umva hera hoza namba ni hekenya wakanyagwa wese umva fasha gutya nkuzanira amazi yishyize ntabwo ukaraba intoki mu cyaro twaramenyereye vugisha ukuri ugiye kuriraho nkiza yo ngaye aho ngo wagize ngo ubusirimu buzakuvamo ngo utabite nyine nirinde indwara irindwi indwara nubwo ntazo ufite ariko ibitangaza bira ubuzima wakupimiza yagusanga ngo zengana reka ntugakabye ntazo ndwaye kubera kubona usa gutyo urumva nta kintu rwaye oya reka mba nakarabye intoki ako mwagiye muri ubundi rero reka mbanze nkubwire rero ubundi twebwe mu mujyi kumva aho twabaga nyine nta muntu waryaga ese mu mujyi nta muntu urya adakarabye cyagicawe ujya unyumye none se reka nkubaza mu gitondo tuba tugomba gukaraba umubiri wose hanyuma niba ugiye kurya ukabanza ukoza ibyo ugiye kurya warangiza ukanoga ukanasiga n'inzara nyine nk'uku nguku kujya muri salo n'imisatsi bakayikora gutya ukambara neza nyine none se reka nkubaza no mu nzu hasa neza nshimye ko ukarabye da umuhanga undushije isuku reka mbyemere ngende umunyacyaro kudakarabye isabune isabune nuko ari mukanya yamaze gukaraba singiriya se hariya mu kabido rega amaherezo nawe bwa busirimu bwawe buzagenda bubigice muzanyanduza n'ubundi mbisa wigisha pete iki cyangwa se nawe wagize inshuti oya ntabwo ari wowe ubwo nduze nkubwire wagize inshuti mbi ahubwo se reka nkubwire ibi byose sabwo njya kuza ahangaha sinabitewe n'uriya mugabo yakoze ubundi gica mfite umugabo shaho udashobotse ntashobotse ibitekerezo bye biri hasi ni umuturage mbese muri we ni umuturage kandi ngewe shaka no kuntu umugabo wari umukozi se biriya bintu akora ni ibiki gica ni ibiki akora ese umuntu usigaye yirirwa ambwira ngo mbe nzinduke ngo tujyane mu murima ngo ninzinduke kare kandi mu gitwara ryamaga nyine ngo ryamuga byukakeye nyine agikora akazi yakoraga suzubiye ko yakora ku kibuga cy'indege akazi kamaze guhagarara ibintu yarabihinduye ubwo ngo sinzongera kujya mbona agacupa ko kunywa ngo ngomba kujya nk'ibikoma nk'abana arabihinduye ngo muri salo ngo ibikini ngo inzara zigomba kumera gute na gute nibwo ahise atangira no gutekereza ngo ryo kuza mu cyaro akajya yihingira ngo akorora inkoko ngo akagira gute kandi ibintu rwose pe ntabyo nzashobora nkubaza ko nawe udashobotse buriya umugabo wawe yaza kuba ameze nk'uko umeze urabona byari kuzagenda gute twari kwigumira mu mujyi nako gahenge uvuga ngo agacupa ntukabona ukabona kuko we hari ibyo yaba yatanze akajya gukora ibyo wanze gukora ndacyakabona se kandi iyo umenya ngo umubyizi ni wakabundi ukankubaza gica inyitegereje ubona nsa nabi cyane ubona nsa nabi cyane ariko usa nabi ku buryo utakandagira aho wakandagira ntakandagira nubwo atari cyane ariko nyine usa nabi ese reka mbanze nkubaza ubyutse mu gitondo agatambaro kako oya byera uvuga uti karaboze wibihisha ariko reka mbanze nkubaza ubyutse mu gitondo ukajyana n'umugabo wawe mukagenda mukajyana mu murima ese jya untega amatwi ubanze wumva mukajyana mu murima ushobora kugenda ugahinga umubyizi n'uwakari si ngombwa ngo muraremo saa 3 cyangwa saa 4 mukaza ugakaraba ukongera ukisiga ugasa neza byakuza kwitwa gicari aho nabereye andi wakoze ejo arahasubira cyangwa wowe wahasubira aho nabereye kuva nabaho sindafata isuka sinamenya nuko bayifata sinamenya n'ukuntu bayishinga uri mushuti wanjye ariko reka nkubwire
rwose ntituzabipfa ariko kukubwiza ukuri ntabwo nabireka genda uva rero umeze nk'uriya mugabo neza neza wagira ngo niwe wakuntumyeho cyangwa n'ubundi mwarahuye mu biganiraho nkurira hari n'umugabo wawe wari wambonana nawe ariko njyewe nkurikije imibereho y'iki gihe abantu ni ugufatanya nicyo umugabo n'umugore bivuga dufatanye bike ariko mufatanye gukora ese nta bindi bintu twafatanye ubuzima yareka twaguma mu mujyi wenda sinari kuzajya njya gushaka ibindi bintu twakora ariko ntituze hano muri iki cyaro guhinga kumesera abandi se ngo ni uguhinga nawe ushobora se none se gushoboye mu mujyi abantu babayo badafite akazi badacuruza badafite akazi ka leta badafite ikibinjiza icyambere bajya gufurira abandi bakajya mu bipangu guharura ubu se ushaka kumbwira ngo ni ahangaha mu cyaro muri weekend tuba dusohokera heza inzara wazigize imirere urasohoka na se ufite iki ubuse twari tujya mu kayi kabyiniro ngo tujye kureba igisope mama gicari we mu kirebera he mu abagabo bareme igisope ntukimbaze nta n'icyo ahubwo tugenda aho uwo muntu ashaka kubwa kumwirekera ahantu hari agasantere ahantu umuntu nyine yajya ugenda akajya kubonera agacupa njyewe nkajya kukwereka hari agacupa shawa petse ku cyondo nta kuwarya nkwiye guhindura inshuti ntacyo ni ukuri dushake tubyanganire inama zindi uzansaba nzaza kugira ariko izo kukuyobora mu kabari ntabwo wari njyewe shangewe rero reka nkubwire aha hantu niba hatabye ibintu byose nkubwire ubu se umuntu asigiraho inzara gicanga banza ugabanye ibyo wumva wibwira gusiga inzara ubundi utazisize uburyo ngomba kugenda nkasiga inzara nkakora umusatsi nkakoresha make-up narangiza nkasohokera n'ahantu heza nyine hanyuma namara nkaza gutaha mu gicuku mu masaha 5 wenda winjiza iki ese hano usumwe nzaya ntege iki ntacyo nyine winjiza iki kugira ngo ukore ibyo byose ko wagiye ureka hako banza ndebe urande bagiye kubona ndasa nawe ngo ninjiza iki reka nkubwize ukuri ntugire ngo ndagututsa bwiza bupfuye ubusa nk'uruhu rw'imbwa ntabwo ibyo byaguhira byo guhora wumva kuri mwiza nta kintu ukora ntabwo bizaguhira mu kuri kabanya cyane umugira amashyari besa wintesha na peti ahubwo niba byiza unzanira kandi nirire ubundi uvugire rimwe na rimwe ego mani sinuko umuntu wahingiye kuhamara umucyo wa mugore so ni ukibyuka ugira ngo uze mbyuke ryanye so uvuyeho ubundi ariko abandi barashatse jewe ndabaherekeza nane banyimara ku cyayi ariko mu kanya hari umugabo dufitanye gahunda asonanywe cyayira reka abone ese ntabwo wafata isuku kaza ukangira ubande tukubona isuka uretse ko nta n'indi suka dufite urakomeje mufata isuka nawe se mbwira ngo ukwikirire iyawe ese ntiyo tuzi kuza ahangaha hari ubwo twabivuganye yuko nzajya mpinga ariko se ntabwo ubona ko ubuzima bwahindutse twavuye mu mujyi ibintu byanze akazi maze kukavaho maze kugataka none nawe ntushaka ko dushyira hamwe ngo urabona uzabasha kuba mu cyaro ariko hari gushaka n'akandi aho kugira ngo uhite wihutira kunzana ahangaha muri iki cyaro muri iki cyaro niyo mpamvu harimo n'ibikoko bishobora no kundiramo harimo ibiki none se uba ufite gahunda ki muri iki cyaro ntabwo tugomba gukora hari umushuti wanjye nyine twavuze tuvugana mu kanya agiye kunjyana hirya gato ku gasantere sindanahamenyera uretse ko n'ubundi ariho mvuka ariko nyine ntabwo nahakuriye ntabwo mbizi ariko harimo abantu bake nyine tuziranye rero uwo mumama nyine nasanze duturanye hariya ubwo rero ambwiye yuko tujya kujya ku gasantere tukajya kureba nkareba n'ukuntu nyine wenda nawe nk'agacupa sinagaheruka hanyuma nkareba nta kintu najya amakorera ashobora no guhashinga nk'akabari wenda mu bushobozi bukeya akumira nitusha agahinda n'urubaho koko akusukagira ngo njye mu murima
rwose nta nubwo nzi hana yanjye Kagenza noneho ndagendesheje ubu ugiye kubyuka umeze nk'ihene y'agasozi wirukanka ujya mu tubari ujya kunywa amayoga ariko kagiye ugenza gakegera ese nta nubwo uzi ko gahunda ya leta bitemewe kujya mu nzoga mu gitondo amasaha y'akazi ako ntabwo nkubwiye ngo ngiye kunywa ni ukukubwira ngo ngiye kusoma agacupa gatoya hanyuma nawe usoma agacupa ubwo gakeya nyine ndeba n'ukuntu bimeze menyerana n'abantu ahubwo ako gapapayi ntukarimbure dore aho ngo bari n'akananasi fata uwo muhoro ugenda ube wombera zino si gira vuba kandi nimba nimbiki fata uyu muhoro uze ube wombera zino sina nanjye mbe mpinga ndebe ko nacyura umubiri ahubwo kagiye oya wabure urimo uranandebesha ahubwo uratuma ndi kunebwa ariko ubanza waramenye utari muri nanasi se do ahubwo se ko muri guhinga nabi ngo ni wowe unabizi kandi ukaba utanabizi ahubwo urimo birimbura warangiza ngo uhinga bikize ubwo rero uje kuma amategeko noneho ahubwo uje kuba supervisor noneho mu guhinga none se urabona hari ibyo ushoboye ntabwo ureba ko nibyo bari barahinze urimo kubirimbura wino ndusheze ndi sinabishobora ariko ntabwo niyemera ngo mvuge ngo ndabizi ahubwo ngiye byo nzi kurusha ibindi nibyo ngiye kujya gukora ariko wamenye nubwo ntigeze ncuruza wenda inzoga ariko ngiye kuzikora nasi kwana aricyo kintu bambwiye kigenda ngiye kuzicuruza kandi niba babaye ubwo nyine ubyimenyera mana yanjye Kagenza nagendesha uriya mugore se noneho ko asaza ari umukecuru ndaza kubigirana reka inzara yarateretse yarashinze ibitsike yigize nk'umwana mutoya nta nubwo areba ko ari urujyo hanzagira ni mukagira imana yewe ndaza kujya guhanuza abakuru naho ibi ntabyo aho neza yewe neza kuzwe iteka ryose yewe sha nari gukumbuye numvaga ntaguherukana ikari bicari nakoze namoro hariya n'uyu ugeraho mu dusange yego warubindi ufitiye abasohoka nyagwawe noneho muri iki gitondo iki ni nicyo mbasha aricyo gifata mu nda babanyagasani kagikira se kirangira gute se kimwe cyonyine ze muri iki gitondo kumera tonda kurabasha gukanya urabasha ariko biragaragara cyane impamvu wa mugana umudiho uva mwitwa ko ntabwo kwicwa n'icyaka ubuzima ni bugufi gushaka rubanda murashoboye iki usa n'igipima nka litiro none se mumeze mute tumeze neza turi amahoro pe ikimusoboshya ari ibigage ko ibigage byose biba muri litiro niyo wakigeramo cyakuzura mbega ni urubindi abana bameze bate abana bameze neza bagiye ku ishuri akamwe gato gasigaye kiga mu irerero se irerero harya ntabwo hakabara bakabasirima kuri bitanga irerero ubwo ni mwebwe mwitaho ni materineri afite imyaka ingahe yaryo buri afite 3 wasanga ari materineri we ntabwo nabitangije na creche ntabwo rega uretse n'ibyo ariko burya nta nubwo nyine gifite abana batoya nta makuru yabyo nta wamaze kubyibagirwa ntabyibagiwe ibyo ngibyo byo kubyara mukomeze mubyare nzaba mbareba sinabyefera sumbuye turetse kubeshya ubundi bacyabyara aho kurecana namubyara rwose ku myaka yawe se uraje ubyarane n'abakobwa bawe se oya ntabwo nabikora dore rero mwese mwahuriye kwa muganga rekera abakobwa bari bababyara nawe muyabonye ni karibu Kagenza urahinguye asa noneho kuyinguye kuminguye kare se ni isoko wari ufite byibuze kagiye uraho neza akira ahubwo ngo usome karakonje kamara muri firigo none akira nagusize uri ku nzoga n'ubu uracyari ku nzoga biganiraga n'ubundi nuko
twaneme nimyanye kubwira inkuru z'ukuntu nyine narimo gushaka rwo gukorera ubu rero nagiye harahirya kwa Kiromba hayanze iri iruhande rw'ihanya no yizi hamwe aho zihakorera mubise umuntu ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyo sotoye twakarira handi ratahahoze hakorera akaduka ubwo ndahazi buriya rero hariya niho ngiye gukorera ahubwo nta makuru wamenya y'umuntu wandangira nyine nk'ubu ajya amfasha nkamucoma wenda cyangwa se cyangwa nshakira abakobwa bo gukoresha mu kabari nyine naba akazi ese rero akabari ryo gukora njye ngura akabari kazajya kwa kadunda kugica biri wambwiye ugiye kubishyira mu nuko uzajya mpamagara abantu ubundi bakaza ubundi bakaba barimo kubona ukunda kuza kureba uno mugore wazamugiriye inama ni mushuti wanjye se tuba turi kuganira ariko buri byinshi tugenda tubinyuma ariko yangiriye inama yanjyanye gushaka inzu none ubu ndashaka gucuruza no kuzanshakira nyine abantu bazi kubyina nyine kuri ku mugoroba hazajya baha hashyushye birimo bidunda itari rero kavuze ese ufite amafaranga yo gukora ibyo bintu inzu narayikurangiye we wari wanayishyura n'utaramwishyura simbizi ariko niba ugiye gushyira mu kabari nyibwira rero umugabo nta nubwo ababizi kagere uyu mugore wawe ni mushuti wanjye ariko kuba nanamugiriye inama yo gukora namushakira inzu aka kanya niwe ugishora ariko kumbwira ngo agiye gushyiramo akabari ngo ibyo bintu bidundadunda arimo aravuga ni ukuri ntahangaha ntabwo ariko babaye none se niyo mpamvu ngomba kubikorera ahantu bitari nyine nkazana agashya amafaranga nkayabona tugendera ku mategeko Ese ndayishe ese ko bazababyina basonguza amabuno yabo babigira ati bigira batya rwari mwebwe muzamuza kugira rwose abana b'abanyarwanda ibirara asubwa umwana kizemo kugahatonde ubundi mukabari haro rwajyamo abana abaza nyine babizanye kandi n'abantu banahamagaye icyo mfanye nuko nzajya mbona amafaranga yewe gicaye nta mikino cyo mfara amafaranga ese gicaka nkubaze buriya ari nkundi washinze akabari ugasanga umwana we nkuko uvuga ngo urimo urashaka abakobwa bazaza batoya beza cyane bato ugasanga abawe nibo bari mu byakoze bakeye kandi ku gitare zagire bakubitaho nyine ukona baramyasa cyane ko kabari wakaretse ko nta kiza cyako noneho hari ahantu muri podium yewe ndakubwiye ngo ari amafaranga aho kugira ngo njye guhinga n'umuntu namugurisha ase vugira hasi none se gicaka ubundi imyaka ufite urayizi baza gukubitiramo amavidewo kanya ariko simbabwiye ko nzanshaka abana bakakumfasha gukoreramo simba nicaye hariya nyine imyaka ufite urayizi imyaka se si imibare imyaka ni imibare kagengaho none si imyaka mfite none iranyemerera kujya mu murima nkajya guhinga ibyo wakaba gukora uwo mugongo wawe ukura he ntabwo nigeze mpinga nta n'isuka bandaze nta niyo mpamvu yo kwihamba ndi muzima ngo iki turimo murambeshyiriza icyo kunywa n'ubundi niko wa mugore urabona ibibazo kagenza afite iwanjye ako si ibibazo biriye ko ari uyu mugore urabona ko nsinjya mvuga aravuga akavuga nk'isandi cy'ingenzi akamera nk'inzogera yacitse mbese uyu muntu abona mwaganira reka nihagurukire nigendere rero hanyuma musigare muganira n'uva mwahuje ibiganiro ndumva ngiye mudashaka kunyumva ibyo ndimo agatsinda rero nuko ameze iyo utangiye kumugira inama nzima ahita yikubita akagenda namusize n'ubundi ari kujya imitsingi ako ntabwo nanyoye byinshi inzoga naziretse kubera ko ntabwo yanywa nk'ikimodoka gishaje ngo nanjyemo use urugo urumva rwazabaho ko ngiye kujya ku kigega cyazo se ufite ikihe kibazo nzajya nzinywa nawe ubona izuma rwose ntongere ikibazo ngubu none ugiye kuba umusinzi noneho ruhano oya agiye reka gicara aka kanya tube tumuretse sibyo burerega nawe ni umuntu mukuru azi ikimubereye ariko nanone gifitiye inyungu urugo ntabwo ashaka ikimubereye cya wenyine ariko ntekereza ko ibintu nimukomeza mukabiganiraho byikunda sibyo gica nukuri muze urampindutse nawe ugiye ku ruhande sawa none reka nigendere ubwo musigare mubiganiraho nyine nta kibazo ubwo nyine musigare mubiganiriza njyewe wamboneye ariko ubundi reka ngaruke ubu navuga mufite umugore oya navuga mufite umugore oya none ndanagarutse oya ndaje noneho tusasinze oya ndaje ariko ntutuzane y'isi ngo kuko twe ntiwanaduhaye ndiho ndibaza ko numvise mo wivugisha ko nigeze no kunyura wivugisha uyu mugore warananiye ugiye kumwirukana aha muri wavira mu Rwanda ni ibiki wari urimo uvuga nakwirukana se ukagira imana yuko ari mwe mwarufashe mutarashe ubona mvuga
waretse amaganya ukavugisha kuri ko nakumvise ubyivugisha ngo urashaka kunyirukana ngo nyirukana mu nzu yanjye none se ariko se reba wa mugore nawe ndebera ato reba iyo mvugo ukuntu imeze urebe icukiro rihari imeze ite ntabwo yashobora no gufata n'utweye ngo acishe kuva nahagera nahakubuye tukihimukira ahangaha ntabwo warongera kubona umuntu ariko nibwo tukihagera ubu ngubu ndahinguye ubu ngubu ubona ariko ntabwo ndi bubone n'amazi yo gukaraba ubu ngiye kujya gushaka amazi reka nkubwire rero wa mugabo mukagenda niba udashaka amahane twumvikane kandi twubahane uri kubyumva twumvikane kandi twubahane ngewe rwose umubabare nukomeze kumaganda niba urugo rwawe rukangisha niba icyaro cyawe nyirukana kubera ko n'ubundi ntushobotse usibye agahinda uri kuneza no guteza abana banjye niwe nunabona ko dufite abana bamaze gukura bamaze kwigira ejo ngo usigeho nk'umubyeyi subiramo neza ngo uzagira uteka nubatse ahangaha ngira ngo uzaze tuze tuhabe turemo ubuzima bwo mu cyaro duhinge dufite isambu twagize amahirwe dufite isambu nta n'umuntu undusha isambu kuri aka gasozi impamvu yo kuvuga ngo nshisha make no kwivuga butamuzi urandatisha urankanyisha ngo uzanyirukana muri inzu iyo nzu yawe urata inzu nyabagise wowe iyi nzu wazanyamo y'ikira niba mu muriro niba isazirwa n'ibinuzuye witonga natagira abantu baza bakabota ngaho reka nkoze nkwereka aho mwamwitonga urabona kundeka ngo njye gushaka amafaranga nzabona uko nzaza nkayuzuza warangiza ngo bitire umugabo ariko umugabo wabereho kwihangana kandi gufata umwanzuro ngo uramwirukane ntabwo aricyo cy'ingenzi icy'ingenzi ntabwo umuntu ako kanya umubwira ngo ahite yumva sibyo byonyine kuba yaremeye gutera intambwe akemera kuva mu mujyi akaza mu cyaro reka twizere ko azongera gutera intambwe iyo ukumva yuko hari ibyo agomba gukora kubera ko yahinduye ubuzima sibyo kandi nawe uramubona uburyo aguruka nahaguruka rero nawe ukaguruka ntibizakora wa mubyeyi nakumire nyine gusa kageye reka rero nigendere ndabona n'ubundi arunsizemo reka nigendere ubwo murakomeza muze kuganira urakoze nawe ujye ukomeza ubibagire kandi hangane nyine nta kundi urakoze cyane hangane nzajya nkomeza mbasure ndeko hari icyahindutse urakoze rwose biramuherekereza ujye ureka uriya mugabo n'undi ntiwashobora ibyiwe ko niba warunkanyiraho ukagira ngo niwe naje kureba ntose urasabona ukuntu ashaka tubihiriza ikiganiro ni uko wese tubihiriza ikiganiro gusa wagiye ureka niyo mpamvu ahubwo ngeze ku gihe cyo gufata ijambo nkagira icyo mvuga nanjye ndakumva neza nawe utabeshye neza ugeze mu gaciro nawe uri umubyeyi uru rugo tuzarubamo turukoremo iki kuriya guhingura no haraho bizatugeza gute ngiye ntagenda ngo ngire ikintu njya gukora ngere ncuruze hanyuma nza n'amafaranga dore tuba mu nzu ituzuye dore nibwo tugitangira ubuzima bwo mu cyaro ubu se nzajya nirwa niryamiye none icyo ntabwo ari ikibazo ese niryamira icyo kunywa cyo nzagikura hehe mu biganiramo nibwo bubi ntabwo mubanza ngo mwicare nk'abantu bashakanye mu biganire mu buhumuro none naho mutumvikanye mushaka uburyo muri bumvikaneho mu kintu muri bukore birashaka ko kazi ushobora kujya kugakora yego ukamuha amafaranga n'isapotera ariko se mbere ko ujya kugakora ntabyumvikanyeho cyangwa ubikoze kubera ko wumva yuko nyine kagenza nta jambo ndetse maze ko ashaka ko mpinga nkajya mu murima nkahinga amafaranga yo gukoresha inzara nzayakura he ubu si imisatsi yanjye nzayikoresha iki ubu se nyine uwo amafaranga njye nzajya nyakura he niyo mpamvu rangira ngo ngire ikintu nkora ahubwo nuko kagenza nyine tujya mva wagira ngo aranye bagiye ngiye ubundi reka bimubwira uguruka aranyobewe se ngiye se njya mvugirwa arabizi nawe mbese kubera iki wumva ko ariwe wakora aca bugufi imbere yawe wowe ntuce bugufi kandi nyine ukazabimenyere nikomeze uzaba umbwira ibyawe n'umuco uri gutoza abana bawe kandi ni ukuri bizakugeza gucamo ujye umenya ko ibyo dukora twebwe abana dufite nibo bigiraho ingaruka ibyo ni ibyawe nyengerekereza ni